guys, ndikumwe n'impanga yanjye namuzanye mu gihe cy'indimo mu binsaba umunsi ku munsi nzajya muzana muganire nawe. Ndikumwe nawe hano ndagira ngo wenda araza gukora amarete mu marebe neza. Dufite ikiganiro cyiza twabateguriye ushaka ko kugira ngo tubagezeho, ariko nsuhuza abantu mwese mudukurikira muri mu Rwanda, abari mu mahanga. But my friend from Philippines, we have uploaded more than 2 videos you'll be watching this week and next week. Yeah, we are twins. You can see here we look like one person. Yeah, turi impanga rero ni ariko ntabwo ndi busubire muri ngo gato ninde gakuru ninde, ariko ntabwo ndi busubire muzatubwira ngo gato ninde gakuru ninde. Reka rero mwakire ubundi babwire ikirakurikiraho muri amasaha. Karibu. Mwakoze cyane. Ndabashimiye kuba ndi kumwe nawe ndetse nkakira n'abantu dukurikiye. Imana y'umugisha kandi turizeye neza ko tugiye kubagezaho ibiganiro byiza kandi bifite akamaro. Mbere ko ntangira, ni ubwa mbere ngiye kubona ikiganiro cy'impanga, apana bimwe byo muri filime ubona bagukinisha role imwe gakina iyindi ngo muri impanga cyangwa se bakiritsinga amafoto. Iyi ntabwo ari AI, nta koranabuhanga ngo ryakoze abantu babiri. We are twins. Muturebe twembi ko turi kumwe hano turi impanga. Ni impanga yanjye. Ese reka mbabaze ku impanga, ubundi hari benshi basatse ku impanga bigenda bite? Ese ni byiza byo kugira impanga? Uyu munsi turi kumwe n'impanga yanjye, kabanze mubaze wenda ese kuba mfite aka kanya ndi kumwe nawe ni iki urumva umeze gute kuba turi kumwe aka kanya? Ubundi ikintu cya mbere ndashimira Imana kuba turi kumwe, kuko impanga nyinshi nyuma y'umuntu zikunda kugira amahirwe. Yego, niyo mpamvu iyo nabyaye impanga zigakura zikangana natwe uko tungana, bagakora kuri hejuru, aba ari byiza. Rero kuba wagera mukuru wawe muri kumwe uzi neza ko ikibazo cyose bagira bakimubwira, nabyo ni ibintu byiza. Noneho akarusho bikaza kuvuga ngo mbaye impanga. Impanga ikimbangamira ni kimwe n'uko iyo urwaye ndarwara, ibintu bibangana. Guys, nk'uko bivuze, njyewe iyo ndwaye uyu munsi ntabwo yamara iminsi 2 atari yarwara. Even nubwo yaba ari kure, far away French, ari kure cyane yaho ndi akarwara, nanjye bingiraho. Ujya bintungura iyo ndi mu kazi kambwira ati yo narwaye, nanjye ubwo abimbwira amaze nk'iminsi 2 narwaye, kuko ubuzima bwanjye n'ubwe bumeze kimwe, kwiga ni kimwe, ibintu byose ni kimwe. Impanga za frejimo zigira ubuzima bumwe, bakunda ibintu bimwe, bakunda abakobwa bameze kimwe. Donc iyo babangira kimwe. Zemo niba uri sheri w'uyu nguyu, yes, ni impanga uzakoresha uko uri. Yes, absolutely will be submitted to him. Nimubwira ati utana gutya. Yes, so I will submit you to my brother. If I love you, you have to love him also. So twebwe nk'impanga tugira ubuzima bumwe. Ndizera ko abantu bafite impanga, ababyeyi babyaye impanga, muri abanyamugisha, kuko buri impanga kuzibyara ni umugisha, ni ikintu cyiza. Hari abantu benshi babifuza impanga, abanditse mu muryango ufite impanga nibo babyara impanga. Ariko guys, reka nabwize ukuri, buriya iyo muvutse muhuje igitsina aba ari byiza, iyo muvutse nanone mudahuje igitsina aba ari byiza, ariko bo ntabamo uturisike tumwe na tumwe, ariko nabwo aba ari byiza ko bikaba akarusho iyo ari abakobwa gusa cyangwa ari abahungu gusa. Ariko reka turebere iki kintu. Ese uyu munsi abana b'impanga ubuzima bwabo iyo bagenda bakora bo banyura mu nibe ibibazo abana b'impanga bahura nabyo? Nubwo mwebwe uko mungana uko nguko mukunda impanga, mukunda kubyara impanga, mwifuza impanga, ariko ntimuzi ubuzima banyuramo, ntimuzi ibibazo bahura nabyo. Ese tubwire ni izihe mbogamizi impanga zihura nazo mu magambo make cyane? N'ababyeyi badukurikiye babyereza ibitekerezo. Tuzakunda uko dukora ikiganiro cyihariye ku buzima bw'impanga. Akaba n'igihumbi impanga pe, bakunda impanga. Ejo nibwo nasobanuriraga bagenzi banjye tugiye kwiga imodoka, ndimo kubabwira uko ubundi impanga ziba zimeze zibayeho. Impanga ukuntu zimeze aba ari umuntu umwe yigabanyijemo ibice bibiri. Yego, bivuze ni umutima ufite 100% percentage parameters kugira ngo abashe gukora neza ubeho umeze neza. Abo bantu babiri baba barawugabanya. Buri kintu cyose cyo mu mubiri aba ari cyongera kabiri. None se ko dusanzwe tuzi uko uzi ubwenge kandi ukaba uvuze ko ufite
50% y'undi muntu, iyo ugira 100% byari kugenda gute? Ntabwo mbizi, ntabwo nzi ko byari kugenda, ariko nyine biri aho ngaho. Bivuze ngo impamvu impanga umwe iyo arwaye n'undi arwara ntabwo bipfa kuza gutyo gusa, ahubwo ni uko niba hari umutima umwe w'umuntu umwe wigabanyije n'inshuro ebyiri, umwe afata 50 undi 50. Bivuze ngo uko umutima wanjye ukora nawe uwe nawe ni kuko umutima wanjye ni ukora akagira akantu kagira ikibazo, n'ubundi bibaho kenshi. Niba arwaye uburyo, niba arwaye umutwe, arwaye grippe, already najya wundi nubwo yaba ari kure yanjye nuko bigenda. Igeze ko bari mu kazi mu bita Kirehe, ndamuhamagara arambwira ngo avuye kwa muganga, avuye muri farumasi, nanjye nari mvuyeyo kandi igihe kimwe urumva. Ariko gusa kuko hari n'abandi bana beza cyane, beza impanga duturanye, kuvuga ngo umwe yavuye ku ishuri ateze moto, undi atega moto. Ubuzima bw'abana b'impanga tuzakunda kubuganiriza. Abamama babyaye impanga barahari, impanga rwose ni karibu, kuva bakiri batoya kuzamuka hejuru banyura muri byinshi, ariko iyo bamaze gukura bageze hejuru abana beza bashimishije. Guys, abaganga basobanura impanga mu bitabo, ariko twebwe tuzasobanura impanga mu buryo buri reality bubaho, sibyo? Uburyo ibyo bitabo byireflectinga no mu buzima busanzwe impanga ziba gute, siyo content yacu, ahubwo bizatuma musobanukirwa neza ese impanga zibaho gute, sibyo? Nyuma ikindi igikomeye kurusha ibyo ngibyo, ibitekerezo tuzabaha ntabwo zaba ari AI, byo nyine no ibitekerezo byizaho. Ariyo tunashimira ababyeyi baratubyaye, ababyeyi batubyaye rwose salute, akamarize isare, mwarakoze cyane. Abana bagakura b'impanga bakabungana natwe, hari n'abakuru n'abonye, ariko ni ibintu byiza kandi ibintu bikomeye cyane. Niyo mpamvu ariko ku muntu wese ufite umubyeyi hari ibiganiro byiza tuzajya tubabwira byo kuba intangarugero mu bikorwa, mu magambo, mu byo ukora buri munsi. Ukaba intangarugero, iyo uri impanga ukaba impanga y'intangarugero, even ubwo utari impanga ukaba umuntu w'intangarugero. So rero ku bantu bafite impanga, ababyeyi namwe, hari byinshi tuzajya tuganira namwe, uburyo muzajya mubitaho, mukabaganiriza, mukamenya uko bameze. Umwe yarwara mukitegura undi mbere yuko nawe aba affected. Ni byinshi tuzaganira umunsi ku munsi, ariko reka mbabwire ngo hari ibiganiro twakoze byiza cyane muri impanga yanjye, muzaba murimo kureba kino cyumweru kimwe kigiye kuza, byiza cyane rwose, mutanga ibitekerezo umunsi ku munsi, mukanda subscribe ndetse na like na share na comment. Hari umuntu twasuye ejo bundi wabyaye impanga, atubonye arishima cyane cyane cyane. Noneho ndebye abana batoya bari yabyaye, itanibona twebwe tukiri batoya icyo gihe nyine, mbona ukuntu impanga zikora. Ni urugendo rurerure, ababyeyi babyaye impanga kugira ngo impanga zigiranga, ni urugendo rurerure, ariko byose mushonje muhishe tuzajya tubiganiraho, uburyo muzajya mumenya ngo uyu niba agize kino kibazo buriya n'uyu nguyu biragenda uko nguko, tuzabiganiraho kandi ndizera ko bizatuma mureba abana banyu neza. Ndetse ku bantu bakunda impanga, abakobwa, twe rwose tuzababwira ese ni gute wakunda impanga, kuko iyo ukunze impanga zisa, hari usanga mu mutego wakunze abantu babiri bameze kimwe. Muri ko hango mu gihugu cy'abaturanyi byabayeho, umuntu aramugize impanga imwe, agiye kumureba mu gihe cy'ubukwe, hazanira ngo bahitamo. Ibyo nabyo tuzagenda tubigaruka umunsi ku munsi, uburyo impanga zikunda, uburyo zigira ubwenge, uburyo donc ni byinshi tuzajya turebaho, ariko by'umwihariko ikiganiro cyo kuba intangarugero. Mbabwira ngo mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda. Iki cyari welcome kugira ngo muri ibyo biganiro tugiye kwa uploading cyangwa se byanagezeho, ariko mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda kandi twifuza kubyara impanga ku bazikunda mwese. Imana izabereza impanga, turabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza.